Shall we put him in there? You know, Peter, I have to. Bunde banisesemi bashaka imyenda yanyu undi bikapu wabiteraguye n'ibyusa bigitereye hejuru ufite iki kibazo cyo gushaka amafaranga nese urabona nashaka iki mu myenda yawe je nambara mu masuve nawe gushaka amafaranga y'iki se kandi aka kanya koko ayandi nabwo yari nyine urashaka amafaranga y'iki njyewe uzayimo amafaranga ndayiza nkubwiye nicyo ngiye kuyakoresha kazakumira mwababyeyi mwe ese nkubaze ubu nandetiye mu njyewe amafaranga nyakura he usigaye nzamura hintugu nk'umugabo hano muri runo rugo nise urashaka amafaranga ubu uzaye gusa amafaranga nkubwiye nicyo ngiye kuyakoresha nise urashaka amafaranga ngaho ese ubwo wikubita gutyo nk'ubwo uba wumva uri iki sheri urashaka amafaranga ngaho Nino shaka amafaranga ngaho basi ndashaka 500,000 hey na wow izo 500,000 uvuga uzi ko iyo nzihembwe arizo zisova ibibazo bya hano urabizi ko nakazi ugira sheri ese ubu wumva nge amafaranga nyakura utangiye kunyura ariko nta kazi ngira mbuze mugabo mwiza ariko nawe gishyira mu jojeke shaka 500,000 amafaranga mfite niyo gukemura ibibazo bya hano nta mafaranga mfite wana amafaranga ugeze gute nta mafaranga mfite ngura yaho 500,000 ese 500 yakure ariko uziko 500 uri kuvuga ajya ngo n'utuntu batoragura uziko amafaranga yasoba ibibazo bya ndabizi yuko 500,000 utabibona ndashaka 500,000 ntayo mfite none tubyoroshye wo gutereje cyamura kurya gushaka amafaranga ngana gushyira n'iki you know what uvuga gucapa n'urushye kabiri kanga ngiye gusaba amafaranga sandi cyo telefone none Iya telefone ariko reka zahimbaza nk'umwe iki gikorwa cyose bakize kuri buno buroso ubugiye kwirya ubugiye akumvije gutyo ko ari ngata amafaranga ese mpozi iki ko wakize ku rugati ku buroso ni ikintu cy'igitangaza ngoze uburyo ushobora gushanga ndi kwiborosa gutyo ukanisha ubu se ngibyo kwiboroshije cyangwa ugiye kwirya kuzahinduka ryari ariko na mu gitondo Askoje mu mafaranga naratora ndayiriye se ntabwo ngiye mu kazi ngiye gushaka amafaranga ari gutunga uyu munsi bayigumane Ako kunakoze iki kugira ngo Imana imukuru imene umugabo mubi ngo buri munsi nzajya mpisha ingufu ndongeye kandi nsubiye ku kazi n'igise I hate this life
niko Gigi yewe nsigaye ngera mu kazi imbere yawe nk'ari wo nkoresha bose ese ubundi aho wabaye iki aho wabaye iki umva nkubwire rero aka kazi kubaye ugaha agaciro yewe sinzonge bimaze kuba kangahe ku nshuro ya 3 nzakwirukana kandi nta merekeza ngo nukora akazi kawe kandi ziriya dosiye zirangize vuba zisoze vuba zijyaho uzagakwiriye kujya turumvikana yakoze cyane neza Niko usigaye ungana ute byahese umukunganani yewe uramubona yakusigaye ungana reba ubunini reba kiboko ego mara yare ndetse nawe umugore ibintu byahatari Skonya munaga muri wanjye ngo ndebe ahubwo no wajya ngo nagare inshuti yanjye skongera nkumirwa natanga ntwate cyo kuzi gusha nuko nukuntu mwe mwashatse ndashatse umva nuko kumara niko tugiye kugenda turangira barangira ikizaho kuri abagabo turangire pe babaye ikise kandi ngo we nabibonye umugabo yarayagukubise shu wabaye iki Yesu siko nabonye ntanga kubazaho hano se ahero nari ndawe umwotsi wa gaze muri rurankubita ndetse Wesha nukubera atumva subire okazi n'igiseke yigo agakumara abone ikizura uwo mwana nubwo tubindimo ibintu byose agenda akabyihererana ntago ajyambwira umva yawe ntago ari umuvandimwe wanjye rero n'uranyorewe nawe n'inshuti ye oya ntabwo umwotsi hagati ntabwo bagutwika gutyo nakubibaho uziko cyangwa ni icyuma bagukatishije kuya ubwo wagira ngo ni urwembe oya mva n'ubujajwa ahubwo umuntu abaki ahubwo tubwire oya wizana byabindi byari byo kujijisha ubgaraje murabu ikisaho shamubyumba uko munsi umugabo yankubitanye yankubita ese ubundi kutakidusura baza ko mama abambaza amakuru yawe nanjye yaranyanze kandi ninjye nshuti ye magara kuva kera tukigana akomeze nk'umuntu ufite ibibazo nubwo urimo uratwijijisha nubwo uri nta kibazo mfite ereganirwa hano oya ibintu byawe usigaye byose ubyihererana rero nzi n'umuvandimwe wawe nta n'ubwo ukibwira ntukina dusura bimeze bibi njye narumiwe ubu ngubu byagigi njyewe mbibona gutya biguruka umva kuri babwire reka mbazanire ji se utubita inkuru zatuje ni wowe garaje wisabanye wamubonye garaje akemi gafite ikibazo ubona byabonye nuko nyine ibintu byose sigaye bigira natwe ntabwo tukibimenya nose tekereza umwuka wa gaze ukubita umuntu ugutagamira ahubwo bishobora kuba shaga sinzi ikintu yabaye yarahindutse afite ikibazo gikomeye no muntu ukuntu ari kwizubaza ubona ko nyine ari gutekereza ibintu byinshi bibaza ko natwe tutakimenya ibye na mama ari mama ntabwo akizi nk'umwana wanjye abayeho nanjye ntabwo namuherukaga yarahindutse nyine ubu nyine ndumiwe ariko afite ikibazo twaza kongera kumubaza neza duhisha atari giki si inshuti yawe senda kuko yenda nabibonye ntabyo yambwira ndamuzi uze kumubaza neza ubwo arakubwira kuko njyewe ubwo ndumiwe
baby. Okay. I know now, sibyo. Maze iminsi twaneza pe ariko babarira price. I beg you. Usabye imbabazi nivuye inyuma amakosa yose maze nanjye sinzi ikiye nkoresha. So rero mbabarira no. Nanjye nyine nk'umuntu w'umugabo nicaye nitekerezaho mbona ibintu maze iminsi gukorera is too much. Kandi nk'umuntu nkunda nagomba nifuza yuko urugo rwanjye rwasenyuka gutyo gusa. Unkunda? Umuntu ukunda se umugira nk'uko ungira? Akundi mwibarize. Mu gihe kitamaze n'umwaka, amezi 3, ngutunze hano iwanjye urya uryama. Utangiye kumubita. Bisobanuye ko noneho numara nk'umwaka cyangwa nkaba narabyaye nzajya kubyara nta nyama mfite, right? Don't baby me, sibyo? Uyu munsi nasibye akazi kanjye kubera inkoni zawe kandi ku mafuti yawe. Reba ukuntu wangize ndaca hehe. You are just right here. Say sorry. Sorry. Are you serious? Sorry. Sure. I know mambo ndi hano pe ndemera icyaha. Don't baby me. Undi kukura mu basinzi n'ikintu nagukorera. Asundi muyobozi. Ntatsubiza. Ningi gutunze right? Buri kintu cyose oya ukirebesha gutyo. Imvuga ngi nawe turabiziranye. Sibyo? Hey please. Nitinyuka kaza kutsembe 500 byo kujya gusheta ngo bakurye. Uzi neza ko ari nge maboko ahahira runo rugo. Wumva ko nzakora andi mafaranga. Nanavuga ukankubita. Seriously. Sharo urukundo sirwo nasengeye pe. Nanjye sinzi abadayimoni babanje pe ariko ibintu byabaye amusoro kandi ntabwo bizongera. Ndagukunda kandi cyane. Ijambo ramwe nimbira. Ikimenyetso cyabyo n'ikimenyetso cyabyo. Kirengeje umuntu se waraye nkubise ikimenyetso ubwoko ki? N'ubwanyuma pe. Kandi nanjye sinzi satani yanteye ariko ndagukunda. Twaje mu kwizi kwisite. Biba ubwa mbere n'ubwanyuma. Kuko ubutaha nzagusiga muri inzu ngo niwe uzayiteza. Promise me ko ubwa mbere n'ubwanyuma. Ni ukuri pe n'ubwa mbere n'ubwanyuma. Nakubabereye nyine se ariko ni nateganyije nyine. Beki. Wait. Rero hirya cyangwa umeze ndende. Okay, wareba nta n'ikibazo. Ariko mukureba kwawe ntabwo umufuka wanjye uboze iki. Nagiye. Okay. Cool. Aha. Ego bwoko ngambwira. Ukireba aho ngaho nyine. What? Mu kuboko kw'iburyo.
Narebye hirya narebye. Narebye. Wow. Yes. Byishimiye. Nyine ndabyishimiye. Ntabwo bishimishije. Ndabyishimiye. Kubita amaboko. Yesu wahakubise hasume hanakiri. Mbikoze bibi nakoresha. Kose wagiye ureka kukarura ibintu byarangiye. Nisi bwo rugo nababaye. Ntago bibi ndagukunda izike zose. Oh wow. Nyine kayingenye umunsi. Ya. Ntacyo ngiye sinabundi ko imitobe ntayibashije. Kandi yose kubi. No kugira kakanama. No. None sarega arega ngiye bindi muntu uko abari intuzi bagize. Sina nuko mbona ibyishimo byakubanye byinshi. Ndabona nabo bakwambitse n'impeta. Hanyambitse impeta bose. Nzi ko se umugabo wawe mumaranye igihe kinini yakwambitse uyu munsi. Bose twari tumaze igihe tutameranye neza nyine umutware wanjye. Nyine niwe wangize gutya. Ni wowe ugukubise? Noneho turiyunganya impeta. Ese ko umugabo ari inyamanzwa arakubita umugore mwiza nk'aho akamugira gutyo? Ubwo rero yakwambitse impeta ubwo ugira ngo byarangiriye aho? Si bose umeze neza. Umeze neza ariko buryo wagukubise n'ubundi ntago ingeso erega no nta ingeso ntahijya. Basabye imbabazi turebe ariko n'ubundi ni hahandi wagukubise n'ubundi azahora agukubita. Erega bose ntabwo urugo ari paradizo. Sawa ntacyo nyine akazi keza. Murakoze bose wanjye. Urura baruguriye iki? Ubundi rero nakiriye. Yarakina. Nkaye kubaza. Ubundi wowe uvuye he? Bagaki? Uvuze ngo uvuye? Ese uko wambaye aya masaha? Ese ubwo nk'iyo wifata ukava mu rugo gutyo gusa ntiwasize gutetse ntiwasize ukoze amasuku naho mu rugo ukuntu rusa aho ubundi uba wumva utekereza. Ndakubaza
uyu mutwe ufite kasike gusa we ndagutunze ndakwambika ndakugaburira icaro uranywa amayoga ibyo nkabyirengagiza ukaza kunyitura kunkubita ntabwo ese koko ibyo nibyo nkwiriye wirirwa wicaye hano ndavunika ndara amajoro icyo wumva ugomba kunyitura no kuza kunkubita no hejuru y'ibisebe mfite ushaka kongeramo n'ibinini mvune uzi ko nta soni ugira nta gucekanye neza ngenda kino wongere gusa noneho wongere ubu ni umuntu akorera ukagira ngo kandi uyu munsi naguteza unagutaye uzahangayika sheri nta mwanya mfite amagambo menshi mbabarira ziduramo zande zazimye kuryamo right nijye ugutunze hano ndakugaburira nijye ugura buri kimwe cyose cyose uza kumbaza ubusa wangiza ukaza kumaza ngo ntashya amasaha